warigenje noneho wari warawebye oya ariko wari warawebye ariko dutuze umva nkubwiza ukuri dutuze umva nkubwira sha dutuze kazitunga dutuze icara grafe icara oya byihore wa mugabo umva nkubwira sha ndagushakiye icara ndagushakiye nabyumvise icara grafe ntabwo byoroshye no icara uzihisha hese mu nda y'ikuzimu aho uzihisha ni hehe aho utahagaragara ni subiza inkota mu rwubati tureka kurwana intambara y'umubiri hanyuma urwane yiki ariko mwana wa mama hari ikibazo gifitanye nawe umva kubwira hari ikibazo ufitanye nawe urumva nta kibazo wenda njye nawe kazitu twijya kure ndashaka inka yanjye ndavuga ngo inka yanjye ndashaka inka yanjye wowe ariko watuje hasoni inka wowe inka nyanga inkabuka nasi inka ari kibaye inka y'igihango we hari kibaye inka y'urukundo ndumvaga ngo wa mugabo twanariye wanjye oya ntabwo biri gushoboka ibintu utabizi utazi uko bimeze urashaka ntabwo bikunda ariko nanjye ni iwanjye tuza rero uyu muvandimwe afite ingingo hano niwe gerageze no kubyubaha sibyo kandi nanababwira n'ikindi ibyo ngibyo mwanabyikora imbere ya ribu ntabwo mwabyikora imbere y'umuturage ariko bijyanye n'amategeko hanyuma mureke dutuze nta kibazo cyabuze igisubizo hano sibyo reka tubanze twumva umwumwe wowe ufite ikihe kibazo ikibazo afite se ukizi se izi nka y'abandi twegere hari ikindi se kandi tuyishorere none umva mubaze muzehe urumva inka yanjye irahari cyangwa ntayihari cyane ibintu n'ibide nta bindi bintu byinshi rwose icyo bambajije nibyo bagisubiza niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo wibyinjiramo ariko namwe nubyinjiramo nawe biramufatanya cyaha njye mwumva icyo cyane tuganire n'abantu bagabo dutuje ubu uko nicaye narerewe kuvuga mpagaze zana agatebe cyangwa wicaye kuvuga se bashaka abantu okay reka tubyoroshye inka yanjye ujya muri gatoya muri tonda ariko mutangiye gushyiramo ibaraga by'umurengera nanone nasi inkweto okay reka tubikore ntimukihanire reka tubitware gutya muvandimwe mwana wa mama nibyo koko inka warayimpaye mukumva mwabavandimwe urumva arubwese urumva tubeshya oya ntabwo mubeshya inka koko umuvandimwe yarayimpaye rwose pe ndayemera kazitu ndayemera sinkinishwa ku byanjye kugira ngo avuge ngo arayemera ahubwo avuga ngo urayerekana ibintu n'ibibi urayerekana inka rero arayima ahubwo inka dore ukuntu byagenze inka mu by'ukuri narayigurishije mureke abanza arangize inka y'urukundo arayigurishije mureke mazisoza warayiriye ntabwo inka nayiriye inka narayigurishije ariko nturakare byagenze gute rero bana ba mama ngenge kubiyumvisha oya nimba atari desa kari kubwira ngo ndi desa ubu si turazira desa okay no mu minota ibiri ngire gutya mbere vuga tuyazana mu minota ibiri ubu si ugiye ukazana ngiye mu minota ibiri mbasanga genda nutinda ndijyanira n'uyu nguyu jewe mu by'ukuri inka yarayimpaye rwose aminga imeze neza ariko inka yaje amize ishashi ishobora kuba yarayimiriye iwawe cyangwa ikayimirira mu nzira wenda iriya nk'ukuntu yangana tugiye kugira tuyimanukanye na Ride Brand noneho inka itangira kugenda inanuka bucya mu gitondo itangira gukorora ndavuga nti reka ndebe ukuntu nayishakira utunini ninyirwanaho ndwashaka utunini wumva amavandimwe nyuma yo gukorora ejo bundi ngiye kumva numva yatangiye kurwara ibintu bimeze nk'igituntu isemeka ibifashwe n'inzoka tirikomonasi ziba zirayatatse amibe ziba zirayatatse za rubendazole ziba zirayatatse ndica ndavuga naho kugira ngo inka ipfireho reka njye gushaka veterineri wumve banciye ibihumbi 24 byo kuyivura inka irushaho kuremba irushaho kunanuka ku buryo n'izina ry'Imana wibaza inka yageza ikagiruka mbonye inkiruka ndavuga ni ntabwo yapfira mu maso ipfuye nabi gutya mwumvikana aho hantu noneho veterineri ndamubaza ni se veterineri ko ari byo bintu ushinzwe muri iki cyanya arambwira ati ahubwo tuvugana yayikubise igipimo asanga umuriro wazamutse arambwira ati rero inka yawe ntabwo iri butere n'ijoro n'iri buri gihe ariko zikazito umva nyine narasoza inka nahise mvuga nti reka manuke njya kureba mu rukore hano hepfo inka nyigurisha 250 yose inka ya miliyoni n'ibihumbi 500 mbongere kazito do
niba muyamungu umva nagatwika kiliziya y'Imana ntabwo ariko 250 kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 500 wowe ariko nemuretse babwire muzi ko inka yipfushije bayijugunya barayitwika bande byose none se muze mva nkubwire urabizi ko ari veterineri batanga reka njye musobanurire nanjye yavuze reka mvuge iyi nka ngewe iyi nka ni yari inka nziza urumva ndayubaha yayihawe n'umugabo databuja urumva arayimpa n'inka y'urukundo ikirizone ireba neza inka nziza cyane urumva ndangije inka nyifata neza ariko 250 wongeraho urumva inka ihagaze miliyoni n'ibihumbi 500 ahubwo yarigeze muri wongeraho imodoka yipakiye y'ibihumbi 80 arambwira ko ibihumbi 250 siko bimeze niko bimeze ariko nawe umuntu w'umugabo kandi ntugire uruhande ubogamiraho nabonye usobanutse hanyuma sereka mubaza nimba inka yaratangiye kuruka bivuga ko yari imaze gutwita guhaka sibyo oya kandi yari yamize ishashi itonde nimba yararukaga wasanga ari inda yayiguye nabi yego none indi kayigwa nabi karuka ingingo hanyuma urangije ugurisha inka yose ibihumbi 100 angahe kandi inahaka ariko jewe maze kuyigurisha ntago amafaranga yapfuye ubusa amafaranga nahise nyashakamo imari ishyushyu oya umva nkwereke kaza nkwereke veterineri ni wari umwizeye nari mwizeye ibyo yakubwiye ntibabyigiye reka dushaka igisubizo cy'uko indi nka yaboneka iby'imari byihoreye iby'imari ariko mfite imari mburetse nkumve ikigambiriwe ko inka iboneka ufashe 250 havamo akanyana twakora amezi 6 ikabira byayo ishobora no kubyara ebyiri rero ibyo bintu by'imari uberetse turebe inka umva nawe wa mugabo sibyo hari abagabo ntihapfa abana kuva hari amafaranga yo guheraho ntabwo haboneka indi nka ariko niyo mari tuyifata okay sawa umva mwabwire kazitu zana yufite ibindi tubibara bo mu by'ukuri nabikubwiye naguzemo imari iyo mari yizana nyine njyewe zana yufite uzane niyo mari ahubwo se mari ihagaze ngaho imari irimo amafaranga menshi umva nkubwire kazitu ndakumva dore mbese urambira ibyunzwe imbere yo hejuru y'amafaranga ariko se grave ndashaka inka yanjye ariko ikibazo ngiye ikibazo ariko ngiye kugikemura umva nkubwire none ngiye kugikemura kemura ikibazo yego reka nanjye mbaye igitekerezo ariko reka mbasabe ikintu kimwe reka maze wakwihangana ugagara ku ruhande nanjye nkajya ukiruka se oya ntabwo niruka tukwizeye gute oya mureka araducikira okay nta kibazo ariko umva nkubwire kazitu nabyumvise nta bintu by'imikino ufite yarasabye ijambo mba mbereke babwiza ukuri inka ujya n'imvunjwa faranga ushobora kutabona inka ukabona amafaranga amafaranga ibyo nta kibazo nze mbereke amafaranga arahari ntawe ubwoko ariko simbaga amaherezo arayaheza baducikira reka mbabwire mwana uba wizigura kazitu umva kurya ibya dipine ni nko kurya iby'agaca kicayeho hanyuma yego uwo yafata n'indi hoya nta kibazo se ntabwo ari we batoye ariko se nyiri inka n'indi n'uyu nguyu nyiri inka iki si kimwe cya kabiri cy'inka nushaka ubare hanyuma ku nka yari igiye kudupfira ubusa kazitu ko mujye mugira no kunyurwa ndakumva miliyoni n'igice ibihumbi 100 kazitu erega humura ntabwo yakira kazitu bihumbi kazitu ayo ntabwo ibihumbi 100 miliyoni n'igice andaraboneka dutuze yewe ngiye kuzana ndi banza wumve dutuze iyi ni ingingo ya mbere ariko ibaze none gufata miliyoni n'igice dutuze warangiza ugatanga dutuze zirika nazirika ngashaka dutuze zirika gerega ntabwo narwanye ariko mwari muzi yuko kwihanira bitemewe ujya kwihanira reka uyu ni umujura mwari muzi yuko ngiye gusubirayo kuzana ndi dutuze rero nzituze mwese ubwo mwazi oya uvuze neza nk'uko ntabwo aya yo mwari muyazi zitura
sibyo iyo mwarimu yazi none reka tworoherane. Uyu mugabo afite ingingo nziza. None reka tworoherane. Icyo twari tugambiriye ni ukunguka. Izi ni mushake muzibare nk'inyungu inkira cyari inyuma. Si ikizere cyo kwa havuye ahangaha zaboneka hari abagabo ntiyapfa naba narasigaye ni twagenda tubyumvikanaho neza. Yego ubusiyo mumuziritse isigaye nyuma yazava he. Yego azamuga urumva rero kamagira inama hari ukuntu abantu bagenda bagashira ubwenge ku gihe sibyo bakabunoza neza bakagenda bafufira urumva ejo ntabwo mwazamaze igitekerezo gishyashya cyunganira iby'uyu munsi ibyo twabaherekeza ariko nawe nanone uhingira ibitekerezo yawe urabura ibitekerezo ariko yaratavuze ngo njye kuzana ndi ntabwo nari nasoze ngiye kuyaza oya none urazana ibitekerezo mu nka yanjye ahubwo mumbaze ngo ngiye kuyazana hehe baza ngo oya nese simbe kuyazana ahandi ahandi mumbaze ngo ngiye kuyazana hehe agusubize andi mbabwira ngiye kuyazana kuri banki nta kibazo none reka tube tujye muri kariya kabari kari hirya tumutegereze ntaraha arahana ari bujye ariko niyo wajya mu yaje kazito kambe njyanye aya ngaya ni mu minota ingahe icyo nzi neza cyo yego uzanyishyura inka kandi agiye kuza kuri banki ni mu minota ingahe rakaze ayari mu nyungu ni mu minota ingahe kandi nejejwe bikomeye n'uburyo dukemuye ikibazo nk'abantu b'abavandimwe reka ntacyo dupfa ntabwo tugusezera turagusezera utekane mukanyuzana amafaranga mungaye guhera ntimungaye gutinda kahambirwe gatsindwe shaka n'amacinya katumbagane rero nawe ubanza utoroshye kirajyana se hanyuma twumvikana igihe ibibazo bibaye bibiri hari imari wambwiye hari amafaranga yanjye uhaye yego bizagaruka bite ubu untungiye ibintu bibiri untungiye icyizere yego kandi unyira amafaranga 1,000 yego bizagaruka bite tubanze tugurisha imari akazi ninjiyemo kaba kabaye amakuru by'akazi ninjiyemo kaba karangiye ubundi naho ubundi nyine akazi ninjiyemo kaba ariko rero ikintu cya mbere kigiye kuba cyiza nta kibazo kirimo guteka urimo gukomeza kugenda nanjye nkakomeka kandi akazi kanjye nakarangije none simva nkubaza banza ushashe warangije akazi konje amafaranga sindayabona yose ntabwo uragira kandi banze duhiga amafaranga aboneke aze yuzuye ariko mva nkubwira iri hanga ni miliyoni 100 nabyibariye si ijana nawe muri miliyoni ubwo nawe uraba umpaye make nk'uko urindiriye nda asari nase ko mbona ahubwo utangiye kuzana none se ufite ikihe kibazo urayama cyangwa ntayo urayama cyangwa ntayo asura nkabiri kimana nubwo ki ndagukaba se ahubwo ntaragukura amenyo ndakubwiye ngo dushaka amafaranga yawe ngo ndekuranya n'imbwa we nakuri nyina n'imbwa ndekuranya n'imbwa ndekura nkubwire mu byumweru bishize hari uwo nakuye ijisho we mobile hari uwo nakuye ijisho urumva mu cyumweru gishize hari uwo nakuye ijisho undi mu rumitama ntondangiye shaka amafaranga gira vuba ka 1,000 gusa kwe mba mu bihumbi cye ariko ubundi reka nkubaza ndakwinginga njyewe ndakwinginga cyangwa urampereza amafaranga yawe akazi kaje ngo nagakoze ndashaka amafaranga yawe noneho gira vuba shaka tworoshye ibintu sibyo byoroshye si 1,000 urabumpaye tworoshye ibintu urabona uruboho rw'urupfunyika niba warangiza urabona nanjye mfite ibibazo umenye kuri yankane y'urukundo nyine ni y'urukundo ndabyumva ariko uko byagenda kose nanjye nakoze akazi ubu se umuhanga si 10,000 se umenye ko hasigaye miliyoni 1,400,000 ibyo birakureba kugira ngo nkwereke ko ntari imbwa uno nkugura agasosi hano nkugura agasupu n'agacupa kamwe agacupa kamwe n'agasosi kandi wihangane ngo ucire ibintu bishaka ngaho kiguye nawe ugira umujinya ariko umujinya reka nkubwire nanjye ngukoresha n'amaco y'inda ntabwo umujinya wizana ariko reba imisozi twirukanse reba ahantu hose ntabwo ndayabona
ntabwo urayabona ariko nanjye byibura ko umuhayemo dukeya birumvikana ko icyizere gihari. tunywa ako gasosi. Tugende nkugura agasosi nkono. Ngo byari ikibazo. Batanagira ngo hari ubundi tuba dupfusa dupfusa nakurahiye niko kiriho ntambare kiriho atagira umuntu uvuga ngo hari icyo twamwe nicyo twariye sha kiriho kiri cyane numva nososa ariko urumva ko yarekubishye Zebe mukamaze bose ko mumamagaye oya wagira ngo ataza kugira umuntu akaza hano akagira ngo twariye akagira ngo twariye ako rero shaka akantu kari sawa pe hano twe uno mufa we uno mufa urimo gu ureba kano kazinga ukuntu kaba gatokosheje nk'uku mu kanya none baramuka bakotse ariko buriya ahubwo uburyohe bw'inyama umva nkubwire Zebe uriya hari umukiriya nawe wemereye kandi we yishyura menshi urumva kitse n'uyongera yanze umva nkubwire rero ejo mukunda umutwe w'ihene hangaha ntawuvova uzi umutwe w'ihene hangaha ukuntu gusa kuma komanda y'ikirikare reka mbere ntacyo umva Zebe buriya ikintu cyitwa umufa niyo nyama burya niyo utashikura ariko kwinywera uriya mufa biba ari sawa ntwazanye ahantu hasobanutse ikiremwa sha nane kunda abagabo Zebe we umva nkubwiza hano rero nubwo wanywa inzoga ishyushye cyangwa ikonje ariko iryoha reka rumwereka katwigarukire ku mukingo ubonye kandi ubonye ukuntu namugenje uzi kugira ngo nzabira ibihumbi 100 iyo najyaho cyangwa umukubita ikintu mu mutwe rurarushye we umukubisa nkagira ngo ni inkangwe ari akantu wakoze keza rero wa munsi ikiramutanaga cyane none kubera nti njyewe ndakuzirika nk'ifu noneho ntuzamukane urumva nakwiciraga isiri ngo ubanze ukubita ikintu byibura cy'imbavu cyuki hariya nibwo utangira kugira ari amafaranga menshi aya ni menshi nubwo amaye ibihumbi 100 ariko buriya buhoro buhoro urugendo ruracira ariko ikigaragara ntabwo azanyambura burya umuntu wakwambura haraduke yaguha oya no kuba byemera byonyine no kuba byemera ubundi hariya ni sawa mama wararaye akiri mushimiye rero ariko wabonye ko akazi ninjiyemo nyine Zebe uzikira mushimiye mushimiye akazi kunguriye cyane kabura reka nkubwire ni ukuri kw'Imana ko tureba no mu muryango w'iwacu burya dufite ibisanira byiza nibi twemerera kugira neza ese Zebedeyo ntabwo ujya usoma bibiliya ako shana akara akantu nkose aranje kwigereje igipesi ngo tu aranagira ngo nkuba ndabona rero Zebedeyo rangifite ndagira ngo mwereke ko dufite ahubwo mva nkubaze ubundi izina rya Zebedeyo harya nize Zebedeyo ubundi ni izina ndimo kurituruna nkarishaka nkaribona rero kabone ese ngufata ko utajya usoma bibiliya kugira Zebedeyo Zebedeyo ari se wabona Yesu Yesu wizuye akajya mu ijoro ese nkubeshye urumva Yesu ubundi ari umuntu uba mu ijoro ubuse nawe uri gisekuru cyo mu ijoro kibuya ariko yabanje mu isi ahubwo ubu tuvugana nagira ngo nkubwire ko abana iyo bimutse bajyana n'imiryango yabo ubu namwe mwagiye gutura mu ijoro buriya nagira ngo nkubwire ngo Yesu ni umudiyasipora kuri njye aba mu ijoro ariko buriya tuvugana ubu tuvugana isaha n'isaha nzasanga kwanza zagenda ntera intambwe none se urumva iryo zina ryapfa bose we uzi ko burya ufite izina rikaze yampaye nka data none se sinumva ngo ubundi ngo Yesu ngo ise n'Imana nyine urumva niko wabivuga ariko buriya Yosefu Yezu hari n'abandi n'abandi bavuga umwana w'Imana wumva iki nyine n'umwana w'Imana nk'uko natwe nyine uko tuvugana niyo mpamvu ubu rero nawe Imana ni so wanyu ni muyomba Imana ni muyomba wese ntabwo byumva iri zina ryawe narasomye ndarishakira yose hari ahandi wabyumva uzi ko niyo ngiye gufata baryanditse ku irangamuntu bakajya basiba umuntu umunyamahanga ariko nyine Zebedeyo
ariko none nkigera inahangaha kubera ubusirimu harimo ibintu bya DB urumva ihine inahangaha impamvu iyo bahihinnye urumva nyine ni agasirimu zebe wa zebe zebe none rero zebe urabona ko yambere haje urumva dushyiremo akandi kabaraga uriya mutipe tumutigise reka nkwereke tumukamure tumwereke rero siyatubwiye ko tumurindira natayazana ubashaka inyundo cyangwa ifundo oya byo kubena amaso oya ntabwo reka ntabwo wamukubita we mukanga uturumbura amaso mukanga uturumbura amaso mubwire buriya agiye kubona akabona uturutse hirya n'inyundo nkaye mukubita oya ntabwo uyimukubita ariko uyigendana gutya ku oya sha urumva ngwiza ukuri buriya gihe ikintu ntinya ibintu byo gukomeretsa ibintu byo kumena amaraso noneho inyundo reka mbange uzanye ibyo n'ibyago reka mbange itopita mvara itopita mu jisho reka ibyo ntabwo nzamurasa nta nubwo nzakora iki ahubwo we ikizima ni uko turimo gushaka icyo twakora kugira ngo tugire tumukoreho amafaranga zebe we perezida ese ntabwo ndashira inyota reba ukuntu bigenze ese ko nshiriwe se none se asigaye amuto aho wa mwana we kiriho iyo bavuga kiriho ni igikundiro aba ari igikundiro ni igikundiro cyangwa igitinyiramo kimwe ubundi yitwa kiriho kiriho abivuye neza kiriho bigara nakigendana torovuga amaye nka data ntacyo kiriho ubundi ni uko none muhamagare ngurira kandi kantu nyine n'ubundi kundi kwanza ari we wanzanye aha ngaha ntugire ikibazo kambaze nkure n'amazi mu bintu ube ko yanambuka we wa kiri ariko sinakuje kuzanya icyo kizina njye ntabwo ujya tubanze tubyumvikaneho ntabwo njye nitwa Kiriho nitwa Clementine kandi urabizi ibyo nyine ndabyumva kuki usohora uri inyuma ariko mbagire nkahene ngafinyore ku buryo akazina kaba ahita mumva ko ari Clementina noti Kiriho byose ni umwanya tuzabona guto ku Clementine abo naje hano kuzakugira mwese mujye munyogeraho buri mirori kubyo nta kibazo none se ko utaye mugenzi wawe hari nyine nkubwire ngiye kuguha pase urumva PMS pase yindi yigize ariko reka mubaze icyo urandeba n'ubushongore n'ubukaka ukambonamo nka zino nzerezi zose zirwa zenguruka muri quartier pase na kira kigabo cy'umudigi ungana kuriya ibintu wagira ngo baba bafite ibintu by'ibivuzo mu menyo urandeba ukambonamo umuntu uciriritse bera ngo kagenda umudigi nyine nese uranda ubona ari uriya mudigi ni ifaranga utagira ngo reka nkubwire uzamuzana ubufaranga bwanyu bubiri mwagurishije inkoko muze muvuga ngo ubufaranga uza abantu twatunze amafaranga bro urabizi twatunze amafaranga yo mikino no amafaranga ari muri iriya nzu yakuzuza etaje ibyo bintu uravuga amafaranga bafite amafaranga ntabwo banywera inaha hari ahandi hantu banywera kubera yuko nkuzana abasirimu urumva ko nkuzaniye abantu baciriritse oya wakoze nyine ukunzanira umukiriya ariko nawe gabanya ibikabyo ngo afite amafaranga yakuzuza etaje ngo afite ibiki n'ibiki ngo just kubera ko afite umudigi ngo uzuriya mupapa ejo bundi agiye gushyingura se urumva bamburaza etaje kwa kundi batanga inkuracobo bamukubita etaje y'imiryango hejuru gutya imiryango ine kandi igeretse gatatu ariko ngubwiza ukuri bazakwita kimwamwanya izina bakwise ntabwo uri gukwiye ngo iyi nkwenzo ugafite ngo bike n'ibike gafite ngo kangahe ikiriho cye sinakikiye ikiriho cya se yari Bill Gates se yari miliyoneri wahe hakuze amafaranga bafite none apana ibyo ngibyo noneho shanda byemera mbibonye genda umubwire angurire wenda nk'agakisi nk'akakazi ka mitsingi yahita reka hariya munyishyure mbibone wowe uri kuvuga mutarananyishyura na fagitire ya mbere ariko mwabaye muti nkurikije amafaranga afite nushaka umubwire ngo ndashaka hiregise yuzuye inzoga urumenye ko atamenya amahanga bya nyabyo fenona uranzi neza ko nta mikino ngira nsanze uri kumbeshya icyo kikara twakigabana waba inzobe neza ku mugaragaro umva nyine nkubwire wowe kora geste
uze umwegere umuguyaguye umwagazi uturebe uzi yuko uriya muntu yafashe amafaranga uduhumbi 90 ngo uduhumbi 90 nutwo kugenda ahereza abantu bahuye none ngende musaba amafaranga director ahita abereza nta kibazo wabera witwa uzanye diro izarya imana ndakubwiye ngo afite uduhumbi 90 ndabizi umva kashi cyangwa kuri telefone shashi kankunda kashi gute buriya nkunda kashi mu buzima bwanjye bwose bino bintu bazanye byo kuri telefone ngera ngo nyine nkubwire kuri telefone afite miliyoni 80 miliyoni zingana nanjye ubwanjye nabaze narebye intuza narebye uburyo urumva yahaye amafaranga umuntu ngo mugarure biranga warebye neza handitseho fra Rwanda cyangwa handitseho shiringi uyu mafaranga ni amashiringi miliyoni 80 nubwo zakurwa kuri telefone dore umwese korona ntabwo miliyoni 80 zakurwa kuri telefone wa kintu ngo miliyoni 80 warakubwira ati njyewe muri banki none reka nkwereke niba ibintu uri kuvuga ari byo wereka ngende banze mukuru y'amafaranga nimbona yafite nyine ari kuyatanga ndaguhaho naho ubundi mu gihe narafatisha ku mafaranga nibicamo ino diri gacamo ngiye nkabona ku mafaranga ndaguha umufaragiro ntugire ikibazo usubize asante sana wanjye amafaranga ngo mbenye arya ariko se gutera mu mwijima w'ibinyoma urukundo rubwiro inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitunga aho urukundo rusenyuka ariko ukuri ntikugira isoni kazitunga